inkuru ya mbere duheraho mu rubuga rw'imikino nyuma yo guhoberana abamwegereye Joy Lance Michaels bamuhobere cyane kuko yabaye umunyarwanda wa mbere ukandagiye mu mikino ya Champions League, apana CAF Champions League, UEFA Champions League. U Rwanda rugezeyo none unakunze uburyo rugaju yari yiteguye guserebura avec le drapeau national. Buri gihe ubundi no mutipe drapeau national arayigendana arayihorana. Byari ibintu biryoshye cyane. Ikipe ye ya Saba yakinaga umukino wagombaga gutanga itike n'ikipe ya Hapoel. Sheva batsinda ibitego 5-2 bakomeza batsinze ibitego 6 ku bitego 4. Inkuru yari iryoshye cyane nuko nawe yatsinzemo igitego. Joy Lance Michaels ni rutayizamu ikipe y'igihugu Rwanda AMAVUBI kugira ngo abantu bamusobanukirwe kurushaho akaba ari impanga. Ubundi abantu ntibajyamenya kubatandukanya Joy kuko petit frere na slide nizo mpanga nono Jacques ni wow ndi mubona mwakunze cyane w'inzobe cyane reka mwe ngo w'inzobe cyane useka neza useka neza w'ibogari mwadutsindiye igitego kuri Estonia ku mupira waruvuye muri kona umwe wambara 14 ewana w'ibogari usa neza cyane nambara 20 wambara 14 muri bo hari 20 akaba nimero 9 wenda mwibuka 9 niyo mpanga y'uyunguye nono Jacques Jacques harimo gatatu harimo nimero 13 kwari igitego yatsinze avuye mu nguni ni 13 agari 13 nabwo yagitsinze avuye mu mirongo ya barafinda 13 umaze Jacques nawe umaze kudutsindira ibitego cyane mu kanya Jacques wa undi muto utari impanga umwe w'inzo mu kanya rigoga avuga ngo ni CAF Champions League. Arabona abanyavuga ati aya na amatsinda nyamureka taramwe Nyarugenge ati muberereke abandi babigerageje bo wenda bashakaga amatike ariko bakaba badashobora batagera ariko nanone sinzi ko uwo nzi wanagerageje ni mutsinzi yanje bagerageje za Europa n'abacyagiye na Katauti bagerageza muri Apoel Nikoze nawe yagerageje Europa ntabwo ari Champions League ubwo ndi twamenya wenda nuko atadukiniye ari muri Anderlecht Memechite nawe sinzi ko navuga yuko yaro kugerageza twamubara ntabwo twamubara ariko nawe ntabwo yigeze cyane amatsinda ya Champions League ubwo ashobora kuba babaye umunyarwanda wa mbere mu mateka kuri stade yabo rero ya Champions League y'Uburayi kuri stade yabo Tofike Baklamov Stadium ari Baku ngenyi ino match ikintu cya mbere cyanshimishije navuze ni iyo ndeba Champions League bari Champions League babakubise Stevan Kovacs wa musifuzi w'umunyaromani umwe tubona ucimaka za hatari kuma match manini leo wasifuraga umukino itubona ko umukinnyi na match koko n'uburemere ifite n'umusifuzi wayisifuye ngwana ko ari sawa cyane ni match wabona bwiri tricky cyane nakunzaka muze kujya kuri Marika cy'ikintu cy'amakuru cyo mu gihugu cya Espagne bakoza akantu gasa nkaho ari akantu kavuga kuri iyi match ariko byegamiye kuri Saba no kuri Azerbaijan na kantu k'iminota mike cyane bibaza ku gihugu gitoya kitazwi mu mupira w'amaguru cyane ekipe yashinzwe 2017 nejo bundi mu myaka 9 yonyine ekipe isunitse igakina imikino ya Champions League ku nshuro ya mbere ntinamenyerewe gukina amarushanwa y'Iburayi cyane ubwe ngo bimaze iminsi ari ibintu biba muri Azerbaijan siyo kipe abantu bari basanzwe bamenyereye cyane ariko iyo urebye igitego cya mbere cyagiyemo ku minota 10 cy'ikipe yitwa Apoel Beersheva iyi kipe nayo ntirakina imikino y'amatsinda ya Champions League namba Apoel Beersheva kuko tuzi za Apoel iwabo bagira Maccabi Tel Aviv niyo twamenye cyane indi ni Maccabi Haifa aya makipe nyine ya Maccabi kuko za Maccabi Tel Aviv nizo zatanze ba Yusuf Benayoun murabibuka umusore akina ikipe ya Chelsea rero ikipe yabanje igitego ku minota 10 kandi tubutse abantu ko yabanje gutsindira iwayo 2-1 Apoel Beersheva yatsinze umukino banza 2-1 ku minota 10 iterekamo igitego kindi none iri hanze biriba ubwo muri aggregate byahise biba 3-1 ku minota 38 hari umusore mu Nigeria ukinira ikipe ya Saba FK Christian Nwachuku yaje kukishura
bajya muri half time ari igitego kimwe kuri kimwe ariko muri aggregate mubyumva ko ari bitatu bya Poel Berseva kuri bibiri bakigaruka umusore witwa Mizrahi Gi w'ikipe ya Poel Berseva aterekamo ikindi byari birangiye bibaye 4-2 baravuga ati birarangiye 4-2 match yari yaragiye undi tuvuga ati birarangiye abantu biyakiriye ku munota 74 ikipe ya Saba yavuze ati ntiturashirayo Umalili Lamunariev ahita aterekamo igitego cya kabiri cy'ikipe ya Saba biba 2 bindi muri aggregate bibaye 4-3 aho byari bigishoboka ko banganya ku munota 74 90 iruzura bashyiraho ine y'inyongera oya ku munota 94 ari nayo wa nyuma yitwa Telul Mutarimovic aterekamo igitego bahinduye kona izisohoka mu rubuga rw'amahina imeze nka za vipas bana nkaho umukinnyi w'umuwinga cyangwa se w'umufullback yagera muri couloir agahindura santerimano igaruka none wateye kona nawe ntabwo yayishize muri box ngo bakine imipira ku mutwe yayikinnye isohoka uyu musore yari pose yiteguye reprise adahagaritse noneho umuzamu Angle yaragazemo haruguru niyo bateyemo umupira ariko kubera ko atabitekerezaga n'abantu bamukingirisha abakinnyi benshi kiba kigiyemo icyo gitego ubundi nicyo cyabaye nkaho baba baregarije bajya muri extra time ku munota w'ijana bamaze gukina ubwo iminota ingahe 10 yonyine yo muri extra time umusinya Senegal w'ikipe ya Poel Berseva Djibril Diop abona ikarita itukura baravuga bati none tugiye gusigara twuzuye bo batuzuye bahise umva nta nubwo bategereje igihe kinini nyuma y'umunota umwe ikipe ibonye ruje umusore witwa Arfe Mbina n'umunyagabo w'imyaka 25 n'isi mukuru aterekamo igitego cya kane cya Saba FG kuri 2 no muri aggregate wabonaga ko none bamaze no kwiga imbere byabaye 5 kuri 5 mu mungu acu aravuga ati umutoza anyize yanyinisha 120 atankuyemo ntago nasohoka maramasa yatsinze igitego gisukuye cy'abakinnyi b'abapro reka byo navuga ngo ni tapin yatwaye umupira akubita pireri control agarura rimwe ashyira mu moso ashyira mu nkanka y'izamu igonga poti gwafire umuzamu yasohotse bavuze batitonde yatsinze igitego cyiza cyane equipe biri qualifier rero Joy ibona ko nawe ibyishimo byamurenze nk'uko Reguga bivuga nanabonye yanafashe n'umwanya anasubiza abantu bagiye bamushimira kuri page ya Instagram ntiyaryamye nabonye yanaduhaye korabo nge na Jean-Luc na David Bayingana kuri Instagram harabona ka video wakoze afite ikintu mu by'ukuri cyo kuba aba bajene bakunze u Rwanda babonye igihugu ariko kubona igihugu abantu babitekereza nk'ikintu cyoroshye mu mupira kubona national buriya iyo abakinnyi kwizigira bari gusohoka mu makipe y'amaklube ibihugu bihamagaye ugasigara ukajya mu bihugu kimwe mu bintu bya mbere abakinnyi bubahirwa uzanabireye no bava mu national batwaye ibikombe swate ero igikombe cy'isi igikombe cy'Afrika n'ibindi baguhereza God of War n'abagenzi bawe bakagukomera amashyi bakakushimira nyine umutoza agafata discours muri group akavuga ati hagati aho mureke dushimire mugenzi wanyu kanaka avuye muri equipe nationale mu kazi mwese mwari mwaragiyemo yatwaye iki gikombe iki niki cyangwa se yitwaye neza byagenze ukunuku iyo hari nka qualification mubonye bwa mbere cyangwa ibindi nk'ibi hari ikintu rero kiruta amafaranga aba bahungu bashakaga bemera gukinira u Rwanda nicyo kingiki kuvuga ngo igenda kwishima hari ikintu ndepresenta hari abo nakwita my own people nyanumva iryo jambo abanyapolitiki ari bakunda kurikoresha abantu banjye ni ukuvuga ngo ni ugusanisha dejo club niyo iri gukinira iyo club ifite ntigira idarapo nyine ifite igira flag ariko nyine flag igira ibirango sinabyita idarapo nk'idarapo ry'igihugu abo bantu rero n'ubundi already niba uri imbere yabo kandi muhuje icyita rusange nabo bose muri gukinana kuko sabawe gusa uhuye nabo bose muri gukinana no munyasenegal nepo yavuze batsinze n'abanyazerbaijan bose mwese muri kwishima mwishimira ko ikipe yanyu yitwaye neza yego nibyo ariko ikiri extra ni bandi uhagarariye bo gusangiza ibyo bintu nibo ubona rero bakora amadrapo bamwe bakayazana
ni nayo mpamvu uzarebe niyo batsinze mu ma equipe nationale let's say batwaye nk'igikombe cy'isi nabwo abenshi bakunze gufata idarapo ry'igihugu ukabona nk'abespanyolo abakinnyi nyine iyo bari kumwe muri equipe nationale na mu Rwanda tujya tubibonerega cyangwa se ukabona nk'abakinnyi ikipe yatwaye igikombe buri umuntu amanukana hapa iwabo Paris Saint-Germain yatwaye igikombe cya Champions League umukinnyi w'umunyaportugal ahita ajya gutora ibendera cyangwa club ukabona abanyagihugu baragiye niba mukina muri club imwe muri abespanyolo 5 muragiye muri huje mufashe rya drapo murahifotoreje bishushanya iki rero ari nacyo ubona nyine cyabahaye irindi shema ryisumbuyeho bishushanya ko urepresenta abo bantu uhagarariye abo bantu rero twe miliyoni zirenga 10 z'abanyarwanda twavuga ngo twakanagiye muri Champions League dutewe ishema jyamo nari akantu kwizigira mugira abagabo muvuga ngo twabyaye kamwe kwizigira ubyaye byaye yarari kugisa ibintu byari bimugoye ngo twabyaye ngo neza mwabyaye neza se warutwe ariko nyine ni ko umuco bivuga natwe rero twinjiye mu matsinda ya Champions League ubwo nawe uri karembura twumva ikomange ahantu uri mu murimo uvuga ati ndayinjiyemo kuko rya drapo yarafashe ni twese ni nko kuvuga ngo I made it for you ndabikoze ndabibakoreye bigiriye mwebwe igihugu cyanje abanyarwanda mwese muri rusange hari isomo rikomeye wenda dusoza hari isomo sibwo bwa mbere u Rwanda ruzanye abakinnyi b'abanyarwanda ariko babanje kubisabwa kuza muri equipe nationale twarabagize twagize ba Rafael Yoro twagize ba uyu mujene ukina muri Athene mu bugira cy'isahaba twagize abakinnyi benshi bitwa ba Karisa n'abandi ariko icyo nagira ngo mvuge kuri iyi trio y'aba bavandimwe batatu ni abantu baje mu Rwanda hari akantu Manchester United imaze iminsi ikoresha ivuga ngo tuzajya dushaka umukinnyi ariko nawe udushaka hari ukuntu aba bakinnyi u Rwanda rwabashatse ngo baze batwongerere izindi mbaraga muri equipe nationale ariko nabo bakaza barushaka kuko ndibuka interview batanze baravuze ngo niba hari umunsi twahoraga turota buri gihe twicaranaga na papa imbere ya televiziyo tureba Amavubi ari gukina tugahora tugira inzozi z'umunsi tuzakinira igihugu cyacu n'abakinnyi baza mu Rwanda ubona barushaka ku buryo unabona n'imibanire yabo n'abandi muri camp ya equipe nationale yidistingue n'abakinnyi bitigeze bigora kwiadapta muri bagenzi babo no kwibona muri bagenzi babo no kubisangamo kubera ko baje mu bintu bifuza bari bakeneye ntabwo bigeze bazana ama egos no kuremera kuko ibi ngibi ntabwo turimo turabivuga kubera ko uyu munsi babaye successful ahubwo ni ibintu twabonye n'ibimenyetso muri FIFA series barabitweretse uburyo bishimana n'abanyarwanda uburyo gutsinda byatumaga bajya kureba public bakayibwira bati turabanyu bagasoma ibendera ry'igihugu nimugoroba kubona equipe nka Saba ibona qualification ya Champions League arabizi ko igihugu cyacu ntago ari igihugu cy'ikinyamupira cya kindi uba proud of byakorohera burya umukinnyi w'Espanyol cyangwa umunyasenegal kujya gufata ibendera rye agira ngo agaragarize abantu ko represent icyo gihugu ko ni igihugu cy'ikinyamupira kurenza uko wajya gufata ibendera ry'u Rwanda iki kimenyetso cyane mugoroba cyo kujya gutora ibendera ry'u Rwanda cyongeye gushimangira ko twabonye abakinnyi beza twari dukeneye muri equipe nationale ariko nabo bari bakeneye equipe nationale nibyo Rugaju yavugaga ni ibintu byiza cyane rero kuri iyi myitwarire y'aba bajene tugomba kuba inyuma ahubwo natwe tukongera tukabereka ko tubashyigikiye niyo mpamvu ya kipe Jacques yagiyemo yo mu giciro cyo mu Budage cya gatatu tugomba kujyayo tukayifollowing iyo mugezeyo mugafollowinga bakabona aba followers n'abanyarwanda baravuga bati hari impact uyu mwana twazanye agize ku bantu basanzwe bakurikira club yacu ni nabyo tugomba gukora kuri iyi kipe yitwa Saba iyo twandika congratulations baba bibona muri algorithm ko turi abanyarwanda banashyiraho n'amadarapo tukayamanura bakabona ko hari igihugu cya gihugu gito cyane mu mupira uyu mujene representa nacyo kirekonesa ko nawe yacyubashye kandi ariko hari irindi somo nanone ngira ngo nsangize abakinnyi b'abanyarwanda muri rusange
uno mutipa azi kwimarketinga ni ukuvuga ngo urebye video ntago zifatirwa mu kavuyo video ze ubona ko hari umuntu wateguwe ugomba kumukorera video no muri na hano mu mavuba ari no mu mavuba wabonaga ko hari amafoto ye hari video ze none nyuma ugasanga yamaze gusharinga no kumbuga nkoranyambaga ze yo gutwarwa n'ibyishimo gusanga ategereje ngo za posting ejo direct umwanya bigomba guhita bijya kuri social media kuko ikintu wabonye bifasha akigera no mu ikipe ya Saba wabonye ko video nyinshi baramufataga bamukoresha ama interview iki none wakazana za commentaires z'abanyarwanda ni isomo ryiza ryo ku banyarwanda ko imbuga nkoranyambaga sizo kujyaho ngo urebe abandi cyangwa posting andi mafoto kirabona akazi kawe hari icyo kwishimira kindi twashimira communication ya Ferwafa akaga post nagakunze nagiye kubona rwose bikimara kuba mbona bamukoreye aka graphique barapostinga ubwo bari kuri social media bari kubibona bavuga bati Joy Lance Michaels into the UEFA Champions League phase byiza cyane namwe muri federation mwakoze neza ibihugu birabikora gushimira abakinnyi babo bagize achievement ariko ikiruta byose hari icyo kwizigera harabaye nkuko mozaho agitanzira kandi numvaga yarakinjiyemo cyo kuvuga ngo ni irihe somo dukwiye kubikoramo ko atari ubwa mbere dushatse abakinnyi no kuvuga ngo ubu ngubu twazanye icyo bita valeur sûre ni inyongera ya nyayo yuzuye idashidikanywaho ni kiba kikubwira ngo uramutse ufite batanu bameze nk'abariya waba ufite ikipe ikomeye niba tugize amahirwe mu kintu kina Champions League niba hari n'ikiguzi byaba byarasabye mu buryo bw'amafaranga kugira ngo yemere gukinira u Rwanda ibirenze gusa kuba twavuga ngo ako se abantu bazanye umuntu baramwizeho ubu nta gushidikanya kuko ntabwo yageze mu matsinda ya Champions League awaye hari urwego bwariho nyine iyo ni confirmation buriya ibyo rero bidusigirira irihe somo haracyari abandi nkabo haracyari abandi banyarwanda nkabo abantu bashobora kongera bakegera bakaganiriza bigakunda ibyo rero birasaba ingufu niba ari uwo Kamanzi Warren niba ari uko kugenda bakareba niba byakunda kuri Trésor niba donc inzira zose bisaba icyo bivuze bamaze kubona inzira kuko urebye imbaraga zakoreshejwe kuri abakinnyi byaturutse ku bwa Adera Murusha Adera yagiye kubirebera muri Azerbaijan baravugana icyo gihe umwe aravunika hari n'ibyo bari batarumvikana na federation ntibazi icyo gihe Adera kiri coach nyuma baza mu Rwanda bona na Shema Fabrice bivugwa yuko yahuye nabo ari saa 4 z'ijoro bavuye kuri airport nta wundi muntu hari aribo batatu na papa wabo ibyo bavuganye icyo gihe nta muntu ngo ubizi twagiye kubona tubona bemeye gukinira igihugu bari bahageze nyine ubwo bumvikanye sinzi niba ari amafaranga cyangwa n'ibindi byose ariko icy'ingenzi gikomeye cyane nepo hongewe mike mu mavubi twarakibonye muri FIFA series kongeye no kubibona muri fatika so hashaka abakinnyi nk'aba benshi buriya niba dufite mutsinzi ushobora kugerageza round ya mbere akayirenga ashaka Europa League wenda bakaviramo round ya kabiri urumva ni bakinaho na dufite abo bakinnyi baba bashobora gutwara shampiyona 3 aho yakinaga muri Libya nka Manzi nubwo yahavuye niba dushobora kugira Casemiro umukinnyi uri gukina shampiyona ya Saudi Arabia s'il vous plaît shampiyona Saudi Arabia bamwiriza kuri social media zabo Al Hazem arakina n'umukinnyi rega bari muri deba bavuga ngo wenda twemere ko Espagne baturusha abanya Saudi Arabia twemere ko Premier League iri imbere twemere ko wenda na Bundesliga tuyigomba gaciro atari ku Mufaransa babumva barusha shampiyona y'u Faransa naho biraduye shusho rero natwe twagera aba internationals benshi nuko rero kwizigera muri bya bipimo bigaragaza ikipe y'igihugu ikomeye barakubwira ngo see your players where they play icyo ni icyambere aho bakina icya kabiri if they play niba aho hantu bari banakina twe rero niryo koza twagiraga wasangaga twamagaye 23 Kanyarwanda zibere hano muri shampiyona y'amabaruwa ni 15 abakinnyi ngo mpuzamahanga baje ni 8 uwo 8 nawe ni shampiyona zidakomeye ugasanga bamwe banarya benchmark level ariko dutangiye kugira ikipe ushobora kwicara ukavuga ngo mfite umuntu muri Saudi Arabia ubanzamo mfite umuntu mu matsinda Champions League mfite wagerageje amatsinda ya Europa n'ibyakunda mfite umuntu mu shampiyona ikomeye muri Afrika uri gukina dutangiye kugira ishusho federation rero mukomereza dushake n'abandi imbere ni heza dusoza n'imibare na garuka y'uyu musore muri qualification bakinnye ya Champions League bo bakinnye match enye bahereye kuyitwa The New Saint ni ikipe yo muri Wales
barayitsinda ariko iyo match yaba rero turakoramo igitego Daniel Santos utayikinisha ko ni ikipe itwaye shampiyona zigera nko kuri 5 zikurikiranye muri Wales cyane Daniel Santos ikipe zikurikira ziwabo zitwa za bara izikubita bitandatu Daniel Santos imeze nka APR Kigali nta muntu ujya uvuga by'amatsinda nta ntuyibaza ariko ikijyanye no mu rugo Inyamukandagira ibinyura umuntu wese hejuru cyane batsinda indi yitwa Kubisi niyo muri Irelande batsinda ikipe yitwa AGF yo muri Denmark basoreje kuri Apoel Beersheva AGF irakomeye Denmark utinye yuko muri Denmark nano harimo ikipe yitwa Midland hakamo n'ikipe yitwa Copenhagen FC Copenhagen wibaza iyo kipe yatumye FC Copenhagen ndetse n'ikipe ya Midland zititwara neza gikabasha guprogressa muri niyo batsinze baba iraundi banzirizi ya nyuma batsinzemo Apoel Beersheva si match navuga ngo ni match wenda 8 arere tuzibaza yagize urare rw'ibitego 5 yatsinze ibitego 4 na assisting ibitego 4 na assisting muri match 8 imibare urare rw'ibitego 5 ibitego 4 na assisting kandi nusuzugura Apoel Beersheva kuko niyo champion Israel ya cyane niyo yabaye champion rwose ikipe Beersheva rero ntugere ngo iroroshye cyane ni igice cy'ubutayu nakurikiye amateka yo bagiye gukina Apoel Beersheva ni nziza cyane nagakipe keza cyane mu myaka y'itatu usibye ikipe ya Saba indi ekipe bazamukanye ni ikipe ya Lask ndetse n'ikipe ya Bodo iragarutse Bodo Grims irakomeye cyane yarashe kandi kaneke ko muri ntuza nepo ko mu Buholandi ariko reka ikipe yasebye ni ikipe yitwa Celtic shamure kose na mupira ukibaye Celtic umukino ubanza yatsinze ibitego 3 kubusa cyangwa 2 yatsinze ubwa mbere yari yatsinze 3 kubusa ikipe yitwa Raski yayinyagiye 5-1 Raski rinze se ugira ngo iroroshye siyo iri kwa ba Salzburg siyo muri Autriche niyo za Autriche nyine kwa Salzburg abana babo ni hagati ya 18 na 21 ni shampiyona zizamurira abapeti bakifatira abana biwa muri Autriche n'abandi muri bira gice gikikije nyine Autriche ubwo aho za Pologne n'abandi ikintu bagukorera A1 bakuzamurira tara baragukubita bibi cyane umunyamakuru mugenzi wacu Romario hari commentaire yaduhaye tugiye gutumika Senior Romario yego yavuze ngo bonjour ngo mwibaze ngo ukuntu bizaba biryoshye kumva commentator uzabavuga muri Champions League ngo Rwanda International that's a big statement to all Rwandans anavuga ati ni ibintu bizaba biryoshye ategereje cyane afitiye amatsiko shakwana amakipe bazatombora sinabyita gutombora kwa kundi bagenda bakina urabise ko buri kipe ikina match 8 sibyo nepo niba nibuka neza bakiri muri ziranoze bakina oya sama kipe ni match 8 enyikinira hanze n'enyikinira if my brain serves me well ndumva ari 8 so muri zo match 8 rero birumvikana ko dushobora kujya gutyo ukabona hari nk'igihe duhe n'ikigugu ubwo ndavuga ni muri ya gahunda yatwabyaye kwizigira hagiye twahura n'ikigugu ubuse mwe na Real Madrid bya bimeze bite byandi abanyarwanda mwajyaga muvuga ngo ngiye ngo nkabona guhereza Bruno Fernandes wanje kandi bibereye igasanga ubu none wemere kuvuga ngo ntiduhora na Real Madrid wabona duwe na Real wabona duwe na Barca wabona duhuye na Arsenal nkuko yabivugaga ukicara kuri televiziyo yawe uvuga ngo mwene wacu umunyarwanda mwene wacu agiye gukina na Real Madrid arakina na Mbappe arabayatakari akuri Real avuga ati umufaransa uteye ubwo barazamutse mukanya dukore count umunyarwanda uteye ubwo barazamutse urumva bizaba biryoshye cyane nta kundi waba proud ku gihugu ku mukinnyi birenze ukungu yego ubu rero ngiye guhita ncurika gato gahunda yacu kuno yari igiye gukurikirana twa tugiye kuganira ku ikipe ya Rayon Sport y'abagore nubwo nzi ko nawe yayigiraho ijambo akagira ibitekereza duha yasezerewe mu ijoro ryakeye ariko reka mitengira gutya tujye muri Ferwafa Super Cup irushanwa riza gutangira ku munsi w'ejo ku wa 4 nibwo imikino ya kimwe cya kabiri izakinwa hagati y'amakipe ane Rayon Sport Mukura Kiyovu ndetse n'ikipe ya Police FC turi kumwe na Bwana Ngabo Ruben kuva muri Ferwafa tuguhaye ikaze mu rubuga rw'imikino murakoze cyane kunyakira
Rigana ajya ambwira ngo hano ngo ni Real Madrid ubu noneho ni kwa kundi bayihinduye ikava kuri Santiago Bernabeu ikitwa Bernabeu gusa bayivuguruye ari hatari studio ni ubwa mbere winjiyemo tuje muri iyi ni ubwa mbere kabisa uburyo nanayobye washatse kujya hamwe hirya muri imwe nini nagiye nkajya nkomanga bona nta muntu baraguseka cyane nkajya ndeba ka gatara gatukura kaoneye iriya nayo nko mu kwa mbere uzayisanga dufite abazungu nibo baza kuzubaka barahuze rero none se si bo bazubaka ntabwo ibi bintu babikora bisaba kubigota amasi hari itsinda ry'abazungu rizaza ariko nimara kuzubaka naho uzaza haruzuye hameze neza yarakureke kuvukira mu rugo rw'abakire ugomba gukangamo baridebe basi azakigariza abandi bana babo iwacu hari abazungu nijoro ugomba guhavyamo umuhana y'inciga Rube amakuru y'iminsi namahoro kera twayaga tubeshya abana twigana ngo dufite televiziyo muri salon yo mu cyumba iyo mu cyumba y'iki ugasanga ari akantu k'akanyoma kakubamo gusa ariko ako kanyoma nawe weberaga kasha nawe agahita kubwira ati papa wanjye afite amafaranga katabarika iyo akagutangaga wavuze ibintu mufite ngo bisi nk'igihumbi ukabeshya ibintu kabatizwa dufite amafaranga katabarika wibazaga ati ndarenzaho iki ko amafaranga afite atabarika murakoze cyane rero reka ne kubarira umwanya tumeze neza ngenda ndashaka kubaza nti ntabwo ujye kumbura amakafone sha buriya rero ugiye ukuntu bimbaho reka mbibabwire hari nk'igihe mutanga ibitekerezo nkumva ahantu mutari kunosha kandi nshaka nkumva nabahamagara nkumva nababwira ariko mwampaye umwanya ibintu nkabisobanura ko bagiye hari akantu keza abantu bagira batanga ibitekerezo badashaka amazina yabavugwa ujye ukima ariko uvuga ati ntumvuge hari ukuntu umuntu abanza akandika yabibodinze ati ntumvuge akaguha igitekerezo ukavuga ati hari umuntu twandikiye we abibona gutya na gutya uyu munsi rero twifuje kugutumira mu rubuga rw'imikino kuko ijoro ryakeye rwose hakiri kare tutararyama twagiye tubona bice ku mbuga nkoranyambaga zanyu yewe na nyuma yaho munaduha n'andi mabwiriza azagenga irushanwa rya Ferwafa Super Cup tuvuga tutari ko why not tuza kwicara tukabiganira kandi dufite Ferwafa uyu munsi rwose bari dynamic dupfa kubakoraho gutya yana mugahita mutwemerera mukaduha amakuru imwe mu nkuru ishimishije ni ukongerwa kw'ibihembo by'iri rushanwa kuri inshuro kuko ikipe ya mbere mwatubwiye ko nyuma y'inama yateranye ya Ferwafa mwemeje ko ikipe ya mbere izahabwa miliyoni 40 ikipe ya kabiri igahabwa miliyoni 20 nyamara ariko umwaka ushize ikipe ya mbere yahawe miliyoni 20 ikipe ya kabiri ihabwa miliyoni 10 yewe inshuro noneho ikiyongereho cy'agashya nuko hariho na miliyoni 5 kuri buri kipe nukuvuga ngo hari miliyoni 20 zo kwitegura kuri ama ekipe ane azitabira iri rushanwa ubwo bita binajyanirana n'amategeko n'ibijyanye nabyo menya ibintu biryoshye muri Ferwafa kuri inshuro bon ikintu nababwira nuko ubuyobozi federation ifite uyu munsi bushyize imbaraga mu empowering amakipe iyo ama ekipe adafite kuko nibo banyamuryango ubundi Ferwafa ni yabo abanyamuryango nyine ama ekipe niyo banyiri Ferwafa iyo rero hari ubushobozi bwagumye ku makonti ya Ferwafa butageze muri abo banyamuryango bimeze nk'umubyeyi ufite amafaranga kuri konti byo bavuga ngo umubyeyi ufite amafaranga katabarika ariko umwana adashobora kujya kwishyura utamwishyurira minerivare ibyo ngibyo ntabwo bikwiye so ubuyobozi buhari bwa Ferwafa bufishyize imbere kuzamura ibihembo kuzamura ubuzima faranga mu ma ekipe so ni muri uwo mujyo rero Super Coupe y'umwaka ni umwihariko kuko n'ubwa mbere tugiye kwikina yagutse gutya ni expanded tournament tugiye kwikina mu buryo forma y'ama ekipe ane mwarabibonye nahoze mbona muri bya bintu byo kuvuga ngo tuvuga banatureba nahoze mbona bashyiraho fixtures uburyo ama ekipe azatana mu mitwe guhera ku munsi w'ejo muri kimwe cya kabiri Kiyovu Sport izakina ikipe ya Mukura Victory Sport kuri Kigali Pele Stadium saa 9 hanyuma saa 12 n'igice umukino wa Rayon Sport na Police ayo ma ekipe ane agiye kuguta rero arwanira icyo gihembo cya miliyoni 40 ushobora kubyumva kumva na amafaranga menshi ariko hari gereranya rito ngiye kubakorera none se murabizi ko mu kwezi kwa 9 umwaka ushize no kuvuga mu mwaka umwe ushize amezi 12 ashize champion y'u Rwanda y'amezi 10 yahembwaga miliyoni 25 mu mezi 11 ashize champion y'u Rwanda yahembaga kimwe cya kabiri cy'amafaranga
federasiyo igiye gutanga muri super coupe ya match ebyiri. Urumva ko rero hari improvement nini nk'uko ubuyobozi bwagiye bubitangaza mu bihe bitandukanye, ntimuzatungurwa imyaka iri imbere amafaranga yageze no mu miliyoni 100 kuzamuka. Hari amwe mu mategeko azagenga irushanwa mwagarutseho, harimo ko gusimbura abakinnyi 7 ariko iramplacement zigakorwa inshuro 3 biranumvikana kugira ngo umukino udatinda cyane gukinwa bahagarara. Ariko ingingo abantu bakomojeho cyane ni ingingo yo kuvuga ko abanyamahanga bose bemerewe kujya mu kibuga, mbese nindakumirwa. Mbona abantu batangiye kuvuga bati aho Ferwafa ntiyahengamiye kuri Rayoni ko uyu munsi tugiye kubara dusanga ari ifite abanyamahanga benshi muri liste yabo barokirise kurusha andi mayikipe. Iki mwagendeyeho n'ibiganiro mwagiranye n'abanyamuryango, niki cyashigiweho kugira ngo mwemerere abanyamahanga umubare w'ekipe yose ifite ibarinye mu kibuga? Hari n'uburyo bubiri. Icya mbere nuko nkuko twagiye tubitangaza mu makomunike yacu atandukanye, habayeho ibiganiro n'abanyamuryango. Aya mayikipe agiye gukina super coupe yakoranye inama zitandukanye na federasiyo y'umupira w'amaguru mu Rwanda, ariko inama y'abanyamuryango na federasiyo ntihagije, habayeho n'inama idasanzwe ya komite nyobozi iganira kuri super coupe gusa. Hari ibintu byinshi rero byagendeweho. Yes, super coupe tuyibara mu marushanwa yacu, ariko uramutse uyishyize no muri part of the pre-season ntabwo waba ugiye kuri, kubera ko amayikipe yacu nibwo kimara kurangiza amarekritema, amwe aracyana zirimo. Amayikipe yacu ubu ngubu abatozo begereye kubabwira ngo tubwire abakinnyi beza kurusha abandi ufite nabo uzakoresha muri uyu mwaka w'imikino, abingenzi kurusha abandi bashaka kuba batarabamenya. Hari amayikipe amwe muri aya ngaya tugiye kuba tureba, navuga ni nk'abanyamakuru mushobora kuba mugiye kureba bwa mbere, birashoboka. nka Kiyovu ntago rwose turayireba, wasanga polisi mutarayireba. Polisi nayo niri uwo mwanya wo kwitegura rero umwaka w'imikino, uwo mwanya wo kwitegura shampiyona usaba ko amayikipe ahabwa ubwo bwisanzure mu gukoresha abakinnyi no kubaturuna, nk'uko mwabibonye ejo muri Sekafa Kagame Cup ryari irushanwa mpuzamahanga, ariko bararebye baravuga ati oya reka remplacement tuzigire 7 kugira ngo abatoza bagire iyo freedom yo guhindura abakinnyi babo. Ni umwanzuro wafashwe ariko hagendewe ku bitekerezo tekinike cyane kurusha ibindi. Hanyuma kuri icyo ngicyo bavugaga cy'abanyamahanga, ni muri iyo cadre n'ubundi amayikipe afite abanyamahanga. Amayikipe wari ukomoje kuri Rayon Sports siyo gusa, siyo yonyine, ayo mayikipe afite abanyamahanga. Polisi abanyamahanga yazanye, nta joro rimwe polisi yatangaje abanyamahanga 5. None se tuzabareba ryari? Harimo bamwe muri bo basanze baravunitse. Mu by'ukuri dukeneye kureba abo bakinnyi bacu tufite muri shampiyona, kandi biraza no kuturyohereza irushanwa. Kimwe mu nshingano federasiyo ifite harimo no kuryohereza abanyarwanda ngo barebe umupira uryoshye. So ni ibyo byose byarebweho. Hari ingingo rero ya 10 nibajije ntese izahita ikomerezaho n'ubutaha cyangwa ni amategeko yashyizweho kuri inshuro gusa. Ingingo ya 10 iragira iti gusezera muri Ferwafa Super Cup. Ikipe yifuza gusezera muri Ferwafa Super Cup igomba kubimenyesha Ferwafa. Ferwafa ifite ububasha bwo kugena uburyo irushanwa rigomba gukomeza. Ikipe izarenga ku biteganywa haruguru nyuma y'uko ishyikirijwe aya mabwiriza izacibwa ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda angana na miliyoni 10 igomba kwishyura mbere yo kwitabira andi marushanwa ategurwa na Ferwafa. Bitabujije ko ishobora no gufatirwa ibindi bihano na komisiyo ishinzwe imyitwarire hakurikijwe ibiteganywa n'amategeko n'amabwiriza bya Ferwafa. Iyi ngingo rero impamvu nyizanye amafaranga gusa. Ariko oya, kandi hasi bavuga ko bitabujijwe ko ishobora no gufatirwa ibindi bihano na komisiyo ishinzwe imyitwarire. Kujyana za suspension buriya. Niho ngaho nyine. Naho niho abashinzwe imyitwarire bazaza. Aha. Impamvu mbizanye nuko hari nk'ikipe ya APR kuri inshuro yikuyemo. Iri ni itegeko ryashyizweho kuko hari ibihango ubushize rishobora kuzagenderwaho no mu myaka ikurikira cyangwa ni rya 26 gusa. Niba babonye ari amabwiriza twayashyize kuri website ya Ferwafa, ari itariki yasohokeyeho, ariko anariho ko ari 2026. Buriya tugira amabwiriza y'amarushanwa amwe ari ahoraho adahinduka. Usanga no muri aya mabwiriza twasohoye ku munsi w'ejo harimo aho bagenda bavuga ngo kuri iyi ngingo hazanakurikizwa amategeko y'amarushanwa dusangaho. Hari ayo mabwiriza turayafite asanzwe, ariko aya ngaya usomyemo iyo ngingo na ya 2026. Ubu birareba aya mayikipe ane yonyine kugeza ubu. Super Coupe umwaka utaha izagira andi mabwiriza ku buryo ibyo byose rwose
aya ma ekipe yabyemeranyijeho n'abategura irushanwa aribo twe amabwiriza twateguye nayo uyu mwaka hanyuma umwaka utanaho hazaza ibindi kandi uko irushanwa riba serious uko irushanwa riryoha kurushaho niko ama ekipe amaranira kuryitabira kandi ni nako kutaryitabira kandi wakabaye uryitabira bigukostinga match. Hari ikibazo nshaka kubaza ukansubiza mu masegonda 30 kugira ngo tujye mu makuru. Abasifuzi haraza gukorwa iki kugira ngo nabo babeho bishimye nk'ayo ma ekipe? Abasifuzi ureka nkwereke abasifuzi uyu mwaka w'imikino bazishima kurusha indi myaka yose bagize mu buzima. Akaba ubwa mbere bivuzwe? No reka nkwereke. Si ubwa mbere bivuzwe ko uyu mwaka bagiye kwishima kurusha ikindi gihe cyose kandi nzi neza ko bakubwiye ngo bagukubiye kane nabwo ibyo byishimo byabonetse. Babwiye isamburo ariko naryo ntirizirigira. Ariko abantu bagiye babireportinga bakabireportinga mu buryo butari bwo hari ugukererwa kwabayeho mu kubishyura ariko ntabwo ari mu buryo byavuzweho. Hari ibyo bishimiye kandi byavuba. Wongere ubabaze niba hari uwo muziranye wongere umubaze uko ameza aka kandi ari umaze kunyandikira. bamwandikira Bazamura ama ekipe bazamure banahana agaciro umusifuzi. Abasifuzi nyine umva message ubuse ko indi sezi igiye gutangira yarangiye itarishyurwa muzatubarize SG mutubarize nangabo. Ntagire ikibazo birimo birashyirwa ngabo ntabwo tugusezereye. Reka twinjira mu makuru agezweho tuze twinjira muri site. Tunyuzwe reka tuze.